Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Florien. Turi kumwe hano mu kiganiro La Saveur Divine. Nifuje ko dukomeza inyigisho twaganiriyeho mu cyumweru gishize. Twari twaganiriye ku nkuru zivuga uko Yesu yahuye n'ikibazo kwa Lazaro, kwa Marita mu nshuti ze, ariko akacyitwaramo neza bigatangaza abantu, kuko bo ubwabo igihe cyabo cyari cyarangiye ariko ku Mana cyari kigihari. Akora mu gihe cye rero nk'uko twabibonye, kandi ntimugire ubwoba. Uyu munsi rero nanone turakomeza icyo cyigisho. Turacyari kureba mu by'ukuri ukuntu isaha y'Imana itagirenga, kandi isaha y'Imana ihari. Isaha y'Imana irahari ku buzima bwawe, isaha y'Imana irahari ku byo unyuramo, isaha y'Imana irahari ku bikurwanya n'ibikugora. Ugomba kwizera umwami Yesu gusa, ibindi byose arabishoboye. Tugiye rero noneho kuganira ku ijambo riboneka muri Mariko, ubutumwa bwiza Mariko yanditse, ibice byaho 10 umurongo waho wa 46. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicara iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka cyane ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara ababwira ati, nimumuhamagare. Baramuhamagara. Impumyi barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data nshuti bakundwa, nk'uko twari tumaze kubiganiraho, turi ku ijambo rivuga ngo isaha y'Imana ntigirenga. Aya makuru dusomye Mariko yanditse ni amakuru yabaye hagati ya Yesu n'abigishwa be n'abandi bantu benshi bari bari aho bareba, kuko ijambo ry'Imana dusomye riratubwiye ngo bakigenda, bivuga ngo hano ku murongo wa 46 tangira ngo nuko bagera i Yeriko. Iri jambo rero nuko bagera i Yeriko bivuga ko hari andi makuru yari yabanje, hari urundi rugendo bari bakoze, barukozemo ibintu bitandukanye, ariko ahangaha bahahurira n'ikibazo byasabaga ko gikemurwa n'umwami Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo mu bintu uhura nabyo byose, hari ibyo ababyeyi bazagukemurira, hari ibyo abo mwashakanye bakemura, hari iby'inshuti n'abo mukorana bakemura, hari ibyo ubuyobozi bwite bukemura, ariko hari n'ibyo Yesu akemura. Ndagira ngo nkubwire ngo
humura Yesu arahari, kandi mu byawe nabyo yabishobora, mu byo yaje gukemura n'ibyawe birimo. Rero akigenda ari kumwe n'abigishwa be bahura n'ikibazo, basanga umugabo wari warabyaye umwana amubyara ari impumyi, arabyakira aravuga ati mwana wanjye rero reka tujye twisera ingano, twisera amasaka, ubuzima bwacu n'ubu biba birarangiye. Ariko Bibiliya itweretse ko umwana yari agifite kwizera, nubwo atarazi uburyo azakiramo, nubwo atarazi uburyo bizagenda, nubwo yari azi ko byarangiye, nubwo imiryango yari yarakiriye ubuhumyi, kuko hari ubuhumyi bw'akarande bw'igihe kirekire, ku buryo kubana nabwo rwose nicyo cyari igisubizo cyihuse ku bari babufite. Ariko ndagira nkubwire ngo nubwo hari ibyo ubona wamaze kwakira mu buzima, ariko ukabyakira ari ikintu ubona cy'igishako kitari cyiza, ndagira nkubwire ngo hari Imana ikora no kuri ibyo abantu bamaze kubona ko ari ubuzima. Ntabwo Imana ijya inanirwa, ntabwo Imana ifite imbaraga nkeya zifite aho zigarukira. Imbaraga z'Imana ntabwo zigira akagero, ni ku muririmbyi yaririmbye. Rero umwana we yari azi ko nubwo yavutse ari impumyi, nubwo atabona, ariko muri we yari afite kwizera. Yumva rero amakuru, baravuga bati hano Yesu ari buhanyure. Ati se ni Yesu? Ati ni Yesu mwene Dawidi, Yesu w'i Nazareti, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, umwe waje gucungura abantu nanjye ndimo, ari bunyura. Umwana ati nimubyihorere, nimubyihorere, ubwo mbimenye gusa ibyo birahagije. Hanyuma amenya yuko hageze, arataka cyane, avuga ijwi rirenga, ntiyarebaga, yari ari hirya, ntiyari kumwe ntiyari afite n'uburyo bwo kumwegera, ariko waravuga ati intwaro mfite ni ugutaka. agira nkubwire ngo mwene watakiye abantu benshi ntibyakunda, ariko ongeraho gutakira Yesu urebe uko bizagenda. ndagira nkubwire ngo ntuzakorwa n'isoni. Arataka ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abigishwa baticece kuri gusakuriza umwigisha, abantu bose baticeceka. na Sara aramubwira ati ceceka, abantu bose baticeceka, ariko we yongera ijwi aravuga ati ibyo muvuga ntimubizi, utambutse nge ndamuzi. Arataka ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara. Imana ishimwe cyane, haleluya. Arahagarara abwira abigishwa n'abari bari gucecekesha ya mpumyi Baritelumayo, arababwira ati mugende mumubwire aze hano, njyewe mubanzanye n'uyarimo. Niki mubona yavukanye nge njya ngikoraho bigakunda, mumubwire aze. Niki mubona amaranye imyaka 10 njyewe nkoraho bigakunda. Ibidashobokera abana b'abantu njyewe birashoboka. Noneho ngo baragenda bamuhakeya, baratangira bamwivugishaho neza ngo rega, ngo wisakuza cyane, araguhamagaye, ngo arimo araguhamagara ngo ngwino. Kandi bari bamucecekesha, turi kudusakuriza, uri gusakuriza umwigisha, uri gusakuriza umuntu ukomeye. Ariko Yesu yazanywe natwe, yazanywe n'ababuze uko bagira, yazanywe n'ababuze uwo batakira, yazanywe n'abafite ibyabunaniranye. Ndagira ngo nkubwire ngo mwizere gusa. Nubwo abantu babikarashije bavuze bati ibi ntabwo ari ibyacu, byararangiye, nge sinzashaka, byararangiye, kubyara byararangiye mu muryango wacu, n'ubundi ntawe ugira akazi, ntawe urama ngo arenze imyaka 40. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuri Yesu byose birashoboka. Hanyuma Yesu aramubwira turashaka ko ngukorera iki? Aramubwira ati ndashaka kumpumura. Wirengagije aba bantu n'ibyo bambwiye, Yesu ndagusabye mpumura. Yesu aramubwira ati humuka. Barutimayo arahumuka, agenda abwiriza ubutumwa bwiza, ashima Imana, yitera hejuru, avuga ngo nari impumyi none ndahumutse. Imana ishimwe cyane. Bene data, reka dusoreze aha, ariko nagira ngo mbabwire ngo n'ibyo ubona bidashoboka,
ku isaha y'Imana birashoboka. Wowe komeza wizere Imana, uyisenge, uyegere, uyititirize, utake cyane. Gutabarwa kurahari, Imana izabatabara. Yesu abaha umugisha. Mana Data wa twese, tugushimiye kubwira ijambo unyujije mu kanwa kacu muri iki gitondo, ritubwira ko nubwo umuntu yaba amaze imyaka myinshi abona ko hari ibidashoboka, isaha yawe yigeze urabishobora. Ngwino rero ukora imirimo n'ibitangaza, kandi ubikorere kwihesha icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.